N'amakuru arimo aragenda agarukwaho n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru byose bigiye bitandukanye. Abantu benshi cyane barimo baragenda bahererekanya amafoto ndetse n'amashusho y'abanyeshuri batunguranye ubwo bikoreraga umurambo w'umunyeshuri mugenzi wabo nyine bawujyanye ngo kuri sitasiyo ya polisi. Ni ibintu nyine birimo biragenda bitungura abantu benshi cyane bagiye batandukanye, namwe murimo muragenda mubibona mu mafoto ndetse no mu mashusho, murabona ko ari ibintu bitangaje. Mbese ibi ni ukubera iki bano banyeshuri babikoze? Ese bashakaga iki? Ibyo rero byose urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi twaguteguriye. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byose bya hano mu gihugu cya Kenya, aho abanyeshuri benshi bakubise buzuye bikoreye umurambo wa mugenzi wabo bawujyanye kuri sitasiyo ya polisi. Ese yaba ari iyihe mpamvu? Mu gace ka Homa Bay mu gihugu cya Kenya, abaturage barenga ibihumbi 200 barimo abanyeshuri ba Mawego National Polytechnic bakoze imyigaragambyo idasanzwe ubwo bikoreraga umurambo w'umusore wabo witwa Albert Ojwang bawujyana kuri sitasiyo ya polisi hariya nyine mu gihugu cya Kenya. Uyu umusore amakuru avuga ko witwa Albert Ojwang yabaye umunyamakuru wikorera ku giti cye, umubloga hariya mu gihugu cya Kenya. Rero yaje gupfira mu maboko ya polisi ku wa 7 Kamena 2025 nk'uko raporo y'abaganga yabitangaje. Urupfu rwe rwaturutse ku gukubitwa mu mutwe bikomeye. Abaturage ntibemera ibisobanuro byatanzwe na polisi, ahubwo bashinja inzego z'umutekano kugirira uruhare mu rupfu rwajya kwigendera. Mu mashusho rero yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, abaturage bari mu myenda y'ishuri n'abandi baturutse mu midugudu itandukanye hano mu gihugu cya Kenya bagaragaye bikoreye isanduku irimo umurambo nyine w'uyu nyakwigendera, baririmba indirimbo zo kwamagana ihohoterwa n'ubugome bwa polisi yo muri kino gihugu cya Kenya. Ubwo rero uwo muhango wihariye wabaye nk'ikimenyetso gikomeye cy'umubabaro n'umujinya w'abaturage, basaba ko ababigizemo uruhare bashyikirizwa ubutabera ndetse hakorwa n'iperereza ryihariye ku rupfu rw'uyu musore ukomeje kugenda ubabaza abagiye batandukanye bose bo muri kino gihugu cya Kenya. Ibi rero bibaye mu gihe impaka ku ihohoterwa rikorerwa abaturage n'inzego z'umutekano zikomeje kwiyongera muri Kenya, by'umwihariko mu rubyiruko rusaba impinduka mu mikorere ya polisi. Rero iyi nkuru y'uyu musore murabizi ko yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane. Urubyiruko rwinshi rwo muri kiriya gihugu cya Kenya rwiraye no mu mihanda rurigaragambya mu minsi yashize rwamagana nyine rino hohoterwa ririmo rirakorerwa urubyiruko, cyane cyane nyine rikozwe na polisi y'iki gihugu cya Kenya. Abaturage rero muri iyi minsi ntabwo barimo barishimira igipolisi cya Kenya bitewe nyine n'ibirimo birakorerwa urubyiruko. Rero reka natwe dusoreze hano n'iyi nkuru. Murabona ko bitoroshye aho nyine abanyeshuri bafashe umwanzuro wo kwikorera isanduku. Murabona ko ari ibintu bidasanzwe, baze kwikorera isanduku noneho mukajya kuri sitasiyo ya polisi. Murumva ko nyine abantu runo rubyiruko rwo muri Kenya rurababaye cyane, rurababaye rwose. Murumva ko rwabuze umuntu wabo bakundaga. Nyine uyu musore yari afite igikundiro cyinshi hariya mu gihugu cya Kenya. Umuntu wese, umuto, umukuru, umusaza n'umukecuru, uyu musore baramukundaga cyane. Rero kumva ko yapfiriye muri polisi ni ibintu na n'ubu abaturage bo mu kino gihugu cya Kenya batarimo barabasha kuba bakwiyumvisha. Niyo mpamvu rero abaturage benshi bagiye batandukanye bose nyine bakomeje kugenda bababazwa n'uru rupfu rw'uyu musore wari umunyamakuru, noneho akaza kuza gufungwa na polisi, noneho akaza kuza gupfira muri sitasiyo ya polisi. Reka rero natwe dusoreze hano ibyerekeranye n'iyi nkuru. Reka kandi tubabwira ati mukomeze mugire ibihe byiza, kandi mwibuke kureba munsi y'iyi nkuru murabona handitse subscribe cyangwa se abone mukandeho, ndetse n'akazukira kaza nako mugasiga nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye kandi
turabakunda.